turaza n'abagize neza ibyo gusa kubyina gatoya tuganira ibintu Imana ishyize ku mutima. Haleluya. Ntakunda uko bigomba kumera. hari umugabo wose mu kintu cyangwa gusa mu kanisa muri Kisiri. Impamvu nuko atari hano yaje kuba ababyeyi twari kwitonda, ariko kubera ko adahari tugiye kubyina gato tuba tuganira. Kuba turiho kuba turiho urukundo rwa Yesu. Nimutambuke bake bari hano imbere turange wacu tuba tuganira ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusome tubone kuzinaho gato tuganira. Ni ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Adufasha gusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Niho hari amagambo tuza kuganira twananira igihe umunsi w'ejo wawe yadufasha gusoma. Dusome avuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri, ndi umuzabibu w'ukuri kandi data niwe nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri je ritera imbuto, ishami ryose ryo muri je ritera imbuto arikuraho. Iryera imbuto ryose aryagaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None n'umvikana yatangaje sonye bibiri nta muntu muri Yesu utorwego, ariko abo Yesu yaravuze ngo abatari muri we ngo batere imbuto azabakuraho. Ni abantu bose yizera ko ategereza ko bashobora kwiga. Reka ndabisobanura turangije gusa turangije.
ntabwo utari haleluya haleluya twongere tuzamura amaboko haleluya amen ahabwe icyubahiro Yesu ejo hari amagambo twaganiriye dushingiye kuri iki cyanditswe ariko kandi dutangajwe n'umuntu Yesu yakijije ngo amukijije ngo yambara nk'abandi bantu kandi wabwite nicyo gitangaza abantu tugira icyifuzo turavuga n'abantu bivuga n'ivuga abandi kandi usanga abo bandi ari abigishwa ba Yesu bagira n'ubwenge bw'Imana mu bintu bitatu cyane uzabaranga aho bagaragaza ubwenge bwabo icame tumuzamurikire Yesu Nazareti haleluya kandi kwemera kuyoboka no kwakira inyigisho Isaka ubwenge bwabo bwagaragariye mu kwizera bizeye Yesu bwo kwizera kwabo kwarwarutse ibihugu cya gatatu ni ukwamamaza ubutumwa bwiza ba Yesu iri jambo Yesu yavuze mu zabibu kandi namwe mumura amashami ngo ishami ryose riteye imbuto zarikuraho kandi uko zarikuraho gusa rizajugunywa mu muriro kubera ko ritemeye kwemera tuganira cyane gutera imbuto tuvuga ko imbuto yera ingana n'ubutaka yatewemo itandukanye si imbuto si ukuvuga ngo zenda urahabwa imbuto zitandukanye n'iz'abandi umuntu wese yahawe igitaramo umuntu wese afite ikigero cy'uko agerwa afite icyo Imana yamuhaye tumuzamurikire Yesu Nazareti haleluya tuvuga gusa ko itandukaniro ry'imbuto abantu bera naho babuze tuvuga ijambo umugani Yesu yakiriye abigishwa aravuga ngo ubisi wasohoye imbuto ngo zimwe zigwa mu nzira ngo abantu barazikandagira zibona isoni zibasha kwera ngo yigiye imbere izindi zigwa ku kara ngo zibura aho zishorereza ngo asubiye kwigira imbere izindi zigwa mu mahwa ariko ngo ziramera ngo zigeze igihe zugaragaza imbuto zazo ngo biranga ngo kubera ko mahwa yazimize ngo asubiye kwigira imbere ngo izindi zigwa mu butaka bwiza izo zireba ariko zose zari zimwe imbuto iyo yari imwe habaye itandukaniro ry'ubutaka zatewemo zabibemo tuvuga ko umuntu wese wera imbuto ari umuntu uri muri Yesu uwizeye Yesu uri muri Yesu abasha kwera imbuto kandi Bibiliya iravuga ngo nta muntu wera imbuto kubwe ngo Yesu ni usutuma izo mbuto ze none imbuto umuntu yaba muri Yesu ni ugutemera kuza muri ni abashobora kuba bari kumwe na Yesu yibwira ko bari kumwe ariko igihe cyo kugaragaza ko imbuto bamwe bakagenda yabwiye abigishwa avuze ijambo ngo abantu batangira kugenda aravuga ngo se ntabwo murashaka kugenda yariko yibwira ko bose ari kumwe nabo kandi icyo ni ikizamini yakoresheje amenya neza ari mu ruhande rwe nubwo atazahishuza abantu ntazahishuza abantu ariko yatekereza inyigisho zose yigishije ashobora kuba afite umubare w'abantu akeneye atereramo ibintu kandi si byinshi n'itangazo yatanga n'itangazo yatangaje muri kanisa yaravuze ngo kumubona hano ngo nije muzima amanuzi uva mu ivu ikanisa rikivumbura basikofu baziga ibitabo n'abandi izajya muri saa makumyabiri n'amashuri tubagize umukutano iminsi yariteganije ayibitirana n'ibishwa bari baguseka na
witambara azareba izishasha itarimo ibibazo azareba izishasha itarimo ibibazo. Ni nayo magambo twakomeje kuganira ariko Yesu yarafite avuye mu ijuru ntabwo yashakaga gutera imbuto itamera cyangwa se itera. Amaze kugera mu isi yafashe gahunda yo kurima amuzuza ubwenge bwose yari afite. Yuda gusa niwe watsinzwe, abandi bose barafata. Bamaze gufata yaravuze ngo nta kindi kimwicaza mu isi, ngubwo umuriro umaze gufata ubu yaje kuvuga umuriro mu isi, ngubwo umuriro umaze gufatwa waracyakora ikindi kwisi. Abikora afite intego ari nakitayiko twaravuze ngo gutsindwa ntabwo ari ugutekereza gukora ibintu bibi, ni uguhusha intego. Gukora ibyiza ariko duhushije intego tuba dutsinzwe. Ntabwo Yesu yemera guhusha intego, yaje kubiba ubutumwa bwiza. Ahamagarira abigishwa ibisobanuro twavuze bitatu cyangwa bine, yabahamagara impamvu ye cyangwa se intego yatumye ahamagara abigishwa kugira ngo babeho mu buzima bw'uko bashaka, ngo yabahamagariye kugira ngo bere imbuto. Hatamukwera imbuto Yesu yohamagara abigishwa icyo mu ntego nyamukuru. Si icyakabiri, si icyakabiri. Ntabwo Yesu yarakeneye kugira ikanisa cyangwa se kumva ko ari umuvugabutumwa w'ikirangirire. Ni nacyo mvuze no kuvuga, urabona ayo maparuwasi yose tubamo atandukanye, duhujije abenshi duhujije imyizerere, ariko hagomba kuba special, ikintu kiri special gituma Osheni itabana na Lize. Nubwo muhujije mugire umwihariko wanyu, niba bavuga ko Osheni ifite ikintu cyayo cyihariye kitabahanga, kuko umwihariko utabayeho abigishwa bagiraga umwihariko. Umwihariko bagiraga kwa gukora imbuto sikuriya bihe tumuzamuri tuhere Yesu Nazareti. Haleluya. Yesu ahamagarira abigishwa ngo kugira ngo bere imbuto kandi imbuto zabo ngo zigumeho. Impamvu yaravuze ngo zigumeho nuko hari bamwe basogongeye ariko bagatemba bakabivamo, imbuto zabo ntizaguma. Yuda nakujyaje umuntu umwe mutabona ibintu zarakomeye hanyuma mutabona ibintu zaragukomeranye nyuma, imbuto ze ntizagumyeho. Ari bakwegeze imbere ngo bashyira kugira ngo bere imbuto, ngo kandi imbuto zabo zigumyeho. Icya kabiri ngo cyatumye atekereza gufata igihugu ngo ni ukugira ngo azakore uko abatuma
mu kubwiriza ubutumwa bwiza. Amamara wamamare, amamara wamamare, amamara wamamare, amamara wamamare, amamara wamamare, amamara wamamare, amamara wamamare. Hallelujah! Ayo Baba Yesu Kristo. Yesu wa Nazareti. Yesu yamama. Yesu yadushiriyemo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ntabwo imbuto bihagije kwera imbuto zidafite icyo zisobanura. Ubusobanuro bw'imbuto zera mu bantu ni ukwamamaza ubutumwa bwiza. Amamara wamamare, amamara amamara wamamare. Tumuzamure amaboko Yesu wa Nazareti. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Kutoka muje cyangwa mbwishe gapo nimuhara abapagani ubutumwa uko buza kure ni hafi y'abo mwegeranye, ariko babone ko tuzo ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwa Yesu bwamamaye cyane bwageze kure. So bwabo mikrofone ni ubutumwa abantu bavuze bayabongorera. Umuntu akongorera mugenzi we akaba muzo kubwira ibishitsi ntubibwira undi n'abakongorera undi nyuma y'umwaka umuhanda wose ukaba wakira ubutumwa bwiza. Nimwumve mbabwire izina ry'umucunguzi Yesu, izina ngo zo gutegeka abadayimoni. Itureke bidavana. Wese ntakindi ngo badakoze ku badayimoni. Reka kubatinya cyangwa niba hari wishimikirije mu gihe cye. Nta gahunda n'imwe Yesu yigezaho atabanje kwirukana abadayimoni. Muzamutekereza ko ari cyiza bituma imbuto ziteye. Si urusaku rw'abadayimoni. Nta karindi urusaku rw'abadayimoni. Ngo baze bareka kubaho. Ubundi Yesu niwe yavuze mbere. Muzitangaza Imana yatanze bwa mbere mu isi. Sijya abadayimoni bamanutse mu isi. Sara baravuga ngo mfate inzara z'impuzu ngo biriko birononeza bimwe. Habasima. Ntabadayimoni.
abantu bagomba kwirukanwa no gukomandinga gutegeka gutwara ikibazo bashaka basabikanga iyo tutari basabikanga bakaka ku ruhande bakareba ko mubirukana umuhara babona murasana barangaye nyuma y'igitaramo bakagutomera abantu bategeze imbuto bakasiga bikaba gacana ikiyo cyategereje n'imbuto ngo yibwira ko cyeze ngo abure abadayimoni ntibari bari hafi ngo yabahaye imbaraga ngo zo gutegeka abadayimoni kugira ngo imbuto ze mimi nataka ushirika na wewe mimi nataka ushirika na wewe mimi nataka kushirika ariko Samusoni yari umunyembaraga. Samusoni turakajya amakomandera adafite n'iyashingiye uzariko abantu bateraho amakomandera adafasha abantu benshi bamukunda iyo bavuze Samusoni cyangwa Dawudi basanga ko n'ibyo abantu barabazayifu kumva banebuge kaba mutarabumva mwebwe bateraho komandera. Dawudi mwene Sari yarateye ubwoba ntabwo yekaga tabia mbaya. Dawudi uzahanukiye rimwe aje gusenga Imana ashaka ndetse no kwiyahura kugira ngo apfe. Abwira Imana icyo nakoze ndakwinginze kuko imbabazi zawe nyinshi kuko ndabona ngo ukora muzahazi cyane ngo imbabazi cyane reka kwiyorohereza. Dawudi yakabikora cyane. Cyangwa Samusoni hari uriya mukobwa yashatse bwari uburari. Samusoni yabikira ngo n'Imana yabishatse kugaragaza ko Ubufilisitiya n'Imana iri kubatwika isenya ibintu zabo batunganye nawe kiyamenye ko abadayimoni bari hafi aho yarakaye gato kandi abadayimoni batangiye kuba bamukubita igitego ariko mwamenya ko muzabarengeze mu burangare asenga isengesho aravuga ngo kuri munyibuke nushaka kunyibuke rimwe none ga napfa yari kunyibuke tumuzamure tuwe Yesu Nazareti ahema Yesu Mana yaduhaye kwirukana abadayimoni tegeka kandi kuva ku gutegeka abadayimoni ni amajwi n'urusaku rukongorera gutuka Imana ni urusaku ni amajwi atubwira gukora icyo Imana itagombaga gukora. Uzataka kuvuga ngo mfite Satani ufite imbaraga zo gutegeka kugira ngo wowe imbuto zikwiriye. Hari ijambo Yesu yabigishwa nanone mu mwiherero sivuze ko zarananditswe yabikoze mu mwiherero ariko birangije birandikwa. Yaravuze umuntu wese muri mwe ushaka kuja imbere y'undi muri yitonda inyuma ngo kubera ko imbere azaje inyuma. Ngiye umuntu muri mwe wumva ko ari mukuru kurutuye nubwo ho utaratibu yo kubana
kuko ijuru niko riteguye banza riteguye gusoma muri butatu. Abisi batubona babona Imana kandi Yesu yari umwarimu. Yigisha ishaka ko n'abantu bamurira ntabwo bari bafite gutandukanya Yesu n'abigisha kandi cyo mutora abana mushobore muzareba abantu babana mu kanisa bumvikanye bagira ivuga Imana no kuzina bazabyina kumwe habe no kuvuga no kuri bazavuga umwe yasimba undi yavuga ukamubona n'umugenzi so kwigana no kubana abantu babana cyane muzamushaka kugenda cyangwa no kuvuga kimwe kuko iyo abantu bakuboye bazabona mugenzi wawe mwabanye cyane ari gutaje n'ugutindana. Yuda agamanye Yesu ngo abantu yahaye iyo gahunda yo gufata Yesu bari bafite ibibazo ko Yesu abananira. Icyo cyo cyari mu mitima yabo ngo bari bafite ikibazo cyo kutamumenya ngo twazamenya kumutandukanya n'indugu. Yuda arabatije ndamuzi gatwara abantu uwo soma mu mufa. Yesu wa Nazareti. Yesu wa Nazareti. Amen. Surutana tuzi. Amen. Paulo ni kabwiye Timote abagore badufashe nama ariko abagabo nibo bazazamura badafite umushinga. Ubundi umugabo ufite umushinga mu kanisa atagomba guha umushinga uzamumureka iyo bakwitira mu nama. Mimi nataka ushirika na wewe. Yasiyowezekana unayafanya, unaweza yote. Yasiyowezekana unayafanya, unaweza yote. Haleluya. Amen. Reka bagere mu bintu bitandukanye tunasorezaho bituma umuntu aguma muri Yesu. Ubutumwa bwiza bwawe ibice 10:41 nimuhasoma mwitonze muzabihasanga. Nukwitonde cyangwa se kumva ijambo ry'Imana. Yesu atashe ko barazamo ngo mayite yagise nete cyane ngo gushaka uza kuzimanira
ngo amenya ko ngo namwegera bakaganira ngo agakomeza kumva amagambo y'Imana Yesu avuga bazatingana. Takindi gituma umuntu aguma kumusabira no kumva ijambo ry'Imana, no kwemera kwiga ijambo ry'Imana. Habari cyatumye Yesu yatinze yigisha abigishwa be kwari kugira ngo hatazagira abandi bafite ubutumwa bwiza avuga baza batwara ubuso bashaka. Ari nayo mpamvu hari n'umuvuge nyinshi zihari n'abantu batazabemera kwiga batazasoma Bibiliya. Inyigisho gusa yaziza ukabona kera zishanye bamwe wanamubaza ko ujanye gukura akabuza ikintu na kimwe yosobanura kandi bazobashana zabashana ko mutangiye kuvuga ko muri ba Yesu hari abatangiye kuvuga ko ari ba Yesu. Bibiliya iravuga ngo umuntu abivuga gutyo ngo muzamenye ko afite ibindi ararikiye uwo ntakindi kimukoresha n'abadayimoni. Ntabe no banyuza kumva muri ba Yesu. Tureke Yesu w'izina rya uri iwacu ku Ndondo witwaga Yesu rero mubona cyaba ariko no mu mitano si Yesu w'i Nazareti. Yesu mu mitano nayo sahereye hari hafi y'urugo ntibamwiyita kizi iyo bavuga ko aribo bakoze ibintu byose musamumara. Ndio ni viumbe kweli. Mwito sasa kuna bihari. Mwani wa bani kwa. Ijambo ry'Imana bisaba kumutagizi itabasha kuva ku musari. Hari n'abafite ibintu byinshi kwisi ntabwo baza bakoresha ibintu ko abantu babitekereza, baza batreninga, baza bigisha kuko iyo bafite abana funzi bizo bigishije gahunda zabo bazibaza. Hari n'ikorona gabaje mu gihe yose ifite uko nyine kujya byateguwe kandi muri cyane cy'umwijima cya korona abayoboye isi bari bafite igihe cyiza cyo kuja mu nama y'ibindi bazakora. Bari kubatreninga hari amasomo bari kubatanga yuko bashobora kujanisa kandi bisaba abantu benshi ni bake ariko bafite inyigisho. Nicyo cyatumye Yesu yafashe bake ariko arabigisha ashaka kugira ngo nibamara kwiga ngo bazemera no gupfa ariko batamuhakana. Esa twatinze tuzamura yasiyowezekana unayafanya unaweza yote. Haleluya! Tumuzamura amaboko Yesu mwazandika. Haleluya! Amen. Kwiga arabasoro aragize ariko aratanga amasomo bazabereka ubwenge bazabereka muzaruha mwande n'abagore mufite mushaka abana ngo niko bababwiye. Ni ibintu bigenda rero umunsi ku wundi. Nyuma y'iminsi 3 hanyuma n'atabahamagaye kandi yarabanye n'umugore neza na nje ndabizi ndabazi. Yaravuze ngo hari umuntu ngo wageze ngo atanga amasomo mwana n'umugore yamaze yamuhaye izazi. Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo ndetse imperuka yaramukebuye yarambwiye kugira ngo mbese abashoreye imizigo zanditswe aramubwira ngo ndetse imperuka ngo hazaza abantu ngo bashobora kubigisha ngo bababwira ko kurya ari icyaha no gushaka ari icyaha.
muzabisoma mu nyaraka. Isaka nuko yari kuzumuka imbaraga z'umwuka we. Muzakaza nuko kice cyambere mu ngo munani ariko cyakora musaba bagabo mu mwuka wera. Musaba bagabo bafashe bashoye isi muri Yesu. Itani cyaka umutu usibuka wera. Mushaka tukamubwira ivungenge. Ka umutu usibuka wera. Aza yeye mutu zikwiriye bira. Ni usange imbuto z'umwuka. Tagufite nami zakwamamaza 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 Petero wa mbere cyaka mu gatatu haravuga ko marasobonge mukamenya ko Imana wakenera neza. Ubundi gusobongera icyo niki gusobongera neza y'Imana bituma umuntu atarasha kuva ku muzabiro. Ubundi cyo umuntu akunda cyane aza yitanga kugeza kwiziza aza bipfira. Niba mwasobonge mukamenya ko Umwami wacu agira neza ariko Yesu n'umugira neza. Yesu w'i Nazareti ni nacyo muri byinshi yasize icyo nacyo kirinda abantu umujinya bagira inabi. Yesu ngo yabakojeje isoni kubera kugira neza kwiwe. Yakazagira neza kubera ko byabananiye ngo bamugirire ishuri. Yesu yakazakuza umuntu atamaze ifaranga. Kandi abanyamibare bo baba batekereza ko bari kubona ifaranga nini. Yakazagira neza gusa. Niba mwarasobonye neza y'Imana niki kibatera gusubirayo. Mwase yavuze ngo niba mwasubiyeyo ngo niba kumenya umukiza ngo zarabateye kuva mu isi kuva mu isi zono ngo babihindura ubusa ngo bagasubirayo ngo bizaba bisa biba bibi cyane ngo kuruta ibyambere. Icyo ni cya gatatu gituma abantu bakomeza kuba ku muzabiro kandi bakera imbuto zikwiriye abihana. Ishami ryose ritera imbuto rizava. Ejo nk'uko tumwe yabivuze Isiraheli bwari ubwoko bw'Imana n'ubu bw'Imana ariko hari bamwe bagiye bigira nabi barahwanya ngo Imana irebe ducomekayo. Irebe ducomeka noneho nitutitwara neza nitutemera kwakira ubuntu butangaje dutekereza ko twogirwa imbabazi. Imana itangasikiye ishami kafukiye. Surukora kwigana cyose. Nimwitegure umese n'ijura mu maraso y'Umwana w'Intama. Nimwitegure umese n'ijura mu maraso y'Umwana w'Intama. Nimwitegure
icyenda hazavuga kwemera k'umugaragu. Nimwemera mukaba abagaragu mukandingiraho muzeye imbuto zikwiyamira n'ukwemera tukaba abagaragu bafite shebuja ubategeka gukora icyo iwashaka. Yagiye abigishwa ngo mutangane mwaturanije ahubwo umuntu ubaturanije mbashiriraho kuba abagaragu. Kwemera k'umugaragu tukigira kuri databuja. Anja mvuga tugavuze nijoro iyo bigasaho kuba inshuti ni ukuba mu isi ariko turi mu ijuru. Kera tuba twagezeyo, tuba twageze mu bucuti butagifite ikindi kintu cyose cyogenderwaho kugira ngo ibintu bikunde. Anja bigishwa gusinga ibita ahagaragu ahubwo mu bucuti kubera iki? Icyo mutekereze ko umugaragu bwari bubi. Umugaragu wa Yesu tumutekereza ko ari mubi cyane. Ni etape par etape bafite intambwe bashaka ibindi. No ibyo mwakoze n'igihe nagendaniye nawe mwagiye gutera intambwe ku yindi ntabwo mukiri abagaragu. Ngitekereza ko mushobora kwera imbuto wari mubemeye. Ibyo umugaragu turabeza ahubwo mubaye inshuti zacu kuko ibintu byose mwarapasinze turi kumwe nawe. Amen. Tumusabe tu Yesu wa Nazareti. Haleluya. Ahimba kwa Yesu. Amen. Maana Yesu. Muri Kristo Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 26 ndayishaka gusorejeho byagatanga ingenzi bituma umuntu atabasha kuva muri Yesu. Ijambo Yesu yavuze muri guma muri je amagambo yaje bakaguma muri umuzasaba icyo mushaka cyose. Icyo cyagatanga nifuze no kureba Yesu. Filipo yabwiye Nataniya aravuga ngo nta bintu birebire tuzamuje nawe twengeze birebire kegenda umurebe. Ni nacyo cyifuza ko yari afite ngo yari afite icyifuzo cyo kureba Yesu. Yesu aravuga ati si ukureba gusa ntabwo turabana mu rugo. Ni ukugira inyota yo kureba Yesu. Amaso y'imitima yawe ahweze mumenye neza izo mwiringizwa niyabahamagara ngo mumenye n'imbaraga ze ngo zo kwishimwe ngo yakoresheje mu kuzura niba Imana yakoresheje imbaraga zose yakoze mu bubiko bw'imbaraga izura Yesu yakoze muri depo y'imbaraga yari itarayikoramo. Abenatari Yesu yavutse si marayika waje kumukuraho igitare. Yesu ni murengere aza ko ibintu wenyine kubera kubishoboka. Abwira abagaragu ngo nituma asa mukunda none uko atanga ubugingo bw'ubushake bwe wenyine babasaka musubiza areme. Ni Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Amen. Kumureba tushobora kwemera kubera ikintu bareba utegerezwa ko imbuto zikwiriye abe Mana siremesha umugisha iguzuza imbaraga mu bwenge no kugira icyifuzo cyo kugira ubwenge kubw'abandi. Imana ijambo ry'Imana.